ubu nawe rero ndayikora bagufunge yikore bamfunge umva nkubaze Divine ufite ababyeyi bombi abo babyeyi bo bakora iki tubaze niba ndakora ubwo iyo space none wowe ugatinyuka kumvuga kandi nakora space bakagufunga oya yivuge bamfunge pe ndaguha uburenganzira ariko tuvugisha ukuri turimo turavuga uyu mudamu bita Blessings mu mufunge ndahari kabisa bamfunge umugore ajacisha umutwe hano oya ariko ushobora gutebya abantu bakagira ngo nibyo nukuri ntago ndi gutebya ndi kuvuga ukuri ubusa abantu bose niba abantu bagukurikira benshi baba baraha ntibako dore unkuyeho oya ndarenga navuga ngukuyeho ngukura ntunkureho ntumano gutumura mu kanya n'urengera gutumura none se urakomeza kumbambisha Banyarwandakazi uyu ni umu ex wafata ku mavuta ntimwumve ibyo avuga oya ntago ndi umufana we ariko genda avugisha ukuri nk'ikindi bibona Yesu wambyaye uyu ni umu ex wafata ku mavuta ntagire umuntu wumva ibintu ari kuvuga yewe mfungisha adabaza je mfite bazira gufungisha umuntu ubaye nka wa muntu wo kuri Instagram iyo mushwanya ahita gushyiraho ifoto ngo uri umutinganyi none nawe ngo ndi umu ex wafata ku mavuta mbabarira banje ni umva reka tuvuge ndi kuvuga ibigaragara reka tureke brag sibyo ariko urabizi ko afata ku mavuta nawe wamukozeho space kandi space uzi ko byagenze urabizi none space nkora zose ariko urumva iki ni ikibazo gikomeye nani Blessings kumva ko nakoze space bagafunga umuntu ngewe se no ariko bimeze none se kutavuga kuri tweet zakozwe mbere ko nkora space hakozwe tweet zingana zite ariko urabizi ko nawe bifite mu kuboko kugifata beshi ariko se umuntu waramumva oya ariko reka nkubwire ibyo wavuze ubwo nawe warafite impamvu wabivuze ariko tuvugishije ukuri warazikoze izo space kandi zarabaye sibyo space nakoze ifite iriye koso yishije nuko wavugaga ko avuga abantu kandi abantu avuga ari abastari abantu bavuga ubuse ba Trump bose nibirwa bavuga naho n'abantu baryamanye bafite imyaka 16 bataranavuka nabanyine ibyo bakoraga iyo uri umustar uravugwa ngo binje mu miryango ihe miryango yinje mu cyo tuvugishije ukuri ko ari uko namwe mukabye nimbwira imiryango nani ifite ku mavuta yinjiyemo uyu uri umustar waje mu mihanda uravugwa ngira abapaparazi bajya bapfa muri Amerika bari bo bafata amafoto baraye ku ngo za ba Justin Bieber kubera gushaka amakuru uravuze ngo hehe muri Amerika nta bapaparazi babonye bamaze gupfa mvugira uti muri Amerika none se mu Rwanda si kwisi cyangwa Amerika iba mu ijuru harya constitution amategeko muri Amerika niyo mu Rwanda none se ko numvishije ibintu fata ku mavuta bamurega mu Rwanda mu mategeko mu Rwanda nta biri hari ibyo wumvishije nta yarimo nta biri buriya se kereka niba utarakurikiranye urubanza wanzana itegeko nshinga nta birimo mu itegeko nshinga ibyo bamureze niyo mpamvu nyine hagomba kuboneka ibindi bimurega ariko tuvugishije ukuri iyo umuntu yaje muri iyo uri umusitari barakuvuga nta kiba cyacitse naho so yabyaye hanze barahashaka bakahamenya bakahavuga nicyo kintu kiba abantu baba bakeneye kumenya urinde uri muntu ucyuvuka he uruwahe nawe utirengagije niko bimeze nitandukanije nawe oya witandukanye nanjye ko turavuga realite ahubwo vuga ngo mu mategeko y'u Rwanda bazongeremo bavuge bati nta muntu uzongera kuvuga ku mustar cyangwa ku muntu wari wese kuko niba amakuru ahari iyi nkuru yagiye hanze iravugwa urumva iyo uri umustar uravugwa uba wemewe kuzavugwa ikizakuvugwaho cyose ari ikiza ari ikibi uba wagiye uzi yuko uzaprovinga abantu niba atari cyo ariko niba ari nacyo ugomba kuvugwa nyine kuko waje mu isi ugomba kugira umustar cyangwa ubawe rero bagomba kumenya uwo uriwe naho uvuka n'ibyo ukora n'ibyo waraye ukoze ibyo ni ibintu by'abanyamakuru kubivumbura niko kazi kabo ntabwo mbona icyaha urumva wenda tuvuge ntabwo navuga ngo byose amukunda nta cyaha kirimo ndakubaza ku buryo umuntu aza akavuga ati ngwino utwereke inda wateye umugore wawe ngwino utwereke inda wateye umugore wawe yego
ntabwo umugore wawe atwite ngwino utwereke inda, ntabwo uratubeshya ngo n'uteka utarafite ibivanga umva ntabwo yavuze ngo n'utwereke inda wateye umugore, yaravuze ngo The Ben azatwereke inda yiwe, kuko bavuga ngo Bruce Melody yari ibagishije, avuga ngo uzatwereke nawe azatwereke inda ye, ntabwo yavuze ngo azatwereke inda y'umugore yateye. Ni Bruce Melody. Ntega amatwi ndakubaza, wigeze ubona ikibazo, wigeze ubona ku ishyanga hari complaint haba? Wigeze ubona kuvuga ku muntu ibi ngibi rero abantu bangahe bohereje ngo baze gusobanura ikibazo cy'ishanga uburyo ngo nta byabaye bakabifata bakabisibyara, kandi ari ibintu twabonye twese bigaragara n'amaso. None ndakubaza, umuhanzi ku giti cye individual urimo kunyumva kumuvugaho ku bijyanye n'imiziki ye cyangwa n'ibyo akora, ni ibintu toto, ni ibintu byumvikana, twese turabikora, twese tubivugaho, urimo kumva, twese turabavuga, twirwa duserereza The Ben ngo yashyize peruke ku mutwe, sibyo? Niba ari peruke uramusatsi tujye tubikora, twasereje The Ben ngo yari tukuje. Ndetse gato ko The Ben ni umufana wanjye, njyewe icyo mvuga nibyo nana akora, niba bigize icyaha cyangwa The Ben ni umufana wawe? Ni umufana wanjye, mbega ndamufana, niko nshatse kuvuga. Urumva, si ukuvuga ngo ndi kuvuga kubera The Ben, ndi kuvuga muri rusange ibyo papa ku mavuta akora. Tugaruke ku bandi, uretse gato tugaruke ku bandi, abandi inkuru zose abahanzi ahangaha ndashaka kujya muze kubitandukanya, kwigisha audience biravuna. Kankubwira ikintu bavuga cyangwa n'ahantu narimbu isobanuye kavuga ngo ahangaha habayeho kurengera, gufata umuntu nk'umuhanzi ukamwinjira. Ngiye guhereza urugero, ukurikira Mange Kimambi, sibyo? Cyane 99%. Aya masaha ari mu nkiko na bunanani Diamond yagiye kumurega muri Amerika, ngira ngo urabizi. Yamusanze muri Amerika tuyajya kumurega, ntabwo yagiye kumurega kubera avuze kuri Diamond, yinjiye mu muryango we kugezaho bagiye kurega Mange Kimambi, urabizi. Urabizi, urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo kuvuga ku muhanzi ibijyanye n'akazi ke k'ubuhanzi, urukunyumva, abantu kubyigaraguramo, ariko kankubaze kuri umubyeyi. Ariko nubwo yamureze, tegereza urubanza rucibye, kuko bira nta fatiro bizagira. It's okay. Ariko urumva ko yamureze uko byamukoze ku mutima. It's okay. Ariko nta fatiro bizagira, uretse gato kosa ririmo. Ukuntu uretse gato, ukuntu nafata ku mavuta ashobora gutsinda urubanza, tuguruke gatoya. Kuri umubyeyi ni iyo myidagaduro ni iyihe, sibyo? Iyo kugeraho umuntu avuga ngo twereke inda ureke kubesha abanyarwanda ko ateye umugore wawe, na ngwino twereke iyo nda. Ibyo ntabyo numvise avuga ngo yerekane inda yiwe, ahubwo kubera bavugaga ibya Bruce Melody ngo yari ibagishije. Aho ngaho urumva ko wumvishe. Ariko gusa reka tuvugishe ukuri. Uretse gato urumva ko kamanze gusobanura kumva ko wumvishe nabi. Uretse gato ntabwo yavugaga inda ya The Ben. The Ben asagira ko agira 6 pack kwa siporo. Yaravuze ngo kubera iki urabeshya abanyarwanda ko ateye umugore wawe inda, aratwite. Ngwino uretse gato mbabarira repraying niba bihari abantu muri anga muzamuke keji muzamuke. Uretse gato ntabwo yavugaga inda ya The Ben nk'inda, yavugaga inda yateye umudamu we. Yaravuze ngiye icyo kiganiro yagikurikirana, yaravuze ngo The Ben niba wiyamini uzaze nawe twereke inda yawe. Ngaho myutinga bagusobanurire. Musore yavugaga iki? Yavugaga iyo yateye umugore we. Urakoze cyane. Umva gusifa praying to kiganiro, oya praying to kiganiro niba ugifite. Murabeshya. Ni abanyarwandakazi. Murabeshya, tujye tuvugisha ukuri. Umva praying to kiganiro. Urumva rero ko wowe utigeze uwumva amakuru. Naracyumvishije. Yavugaga The Ben niba we yiyamini azerekana inda yiwe, kuko bavuga Bruce Melody ngo inda ye ngo yarayibagishije. Aravuga ati nawe niba agize uribe, ariko umugore ni igitangaza. Niba oya kugifite ufite YouTube praying icyo kiganiro kigarukemo tubyumve. Uri muzima gishiremo, urahari na ufite phone kandi uretse gato Rugwiro urahari. Aho ndasaba imbabazi kabisa nimbyumva. Ntabwo ndamaze ndakuboroka Rugwiro. Oya uboroke rwose. Uretse gato bagusobanurire. Zaza mu yindi count. Urumva hari ibiganiro bibiri ntuzafata ku mavuta yakoze. Yakoze avuga ngo ko Bruce Melody yibagishije ku nda,
na The Ben nawe niyerekana inda yiwe mbega uko nguko Blessing ari kubivuga actually ikiganiro cya mbere niko byagenze ariko ikiganiro cya kabiri nabonye pe nawe urumva ko wabonye igitandukanye n'icyaha uretse gato ikiganiro cya kabiri yavugaga kuri Pamela avuga amusaba ko yaza akerekana ko yamuteye inda nyine muri ubwo buryo asa nk'umwinjirira somehow. Wabyumvishe Blessings? Icyo ntacyo nabonye ariko nawe urumva nawe gufada uretse oya nawe urumva ko icyo nabonye nawe utakibonye ntuhondane rero aho ngaho urumva ko nk'icyo ngicyo urukumva ibyo ngibyo bisanzwe by'amanza ngo ibyenda z'abagabo ngo ibyo ngibyo ntabwo ngira narebye kuri sensitive ibyo ngibyo ntabwo mfite umwanya wo kuri ibyo ngibyo ngo yavuze ibyo byo gucoca oya ariko nawe urumva ntacyo wabonye nyine nawe ntacyo wabonye ntabwo nkukimenyesha narebye bifite akamaro urumva ibi ngibi ibiri sensitive bishobora gutera umuntu akaga urumva gupfa yewe ntacyo nyuma buretse gato nyuma yuko wumvishe ko yageza aho asaba umwana w'umuko cyangwa umubyeyi kuza akambura imyenda akerekana ko yatewe inda birakwiye cyane muri showbiz oya urumva ko aho ngaho yararengereye urumva ariko reka nkubaze gudifa wowe uramutse uri mu Rwanda akakanya wowe waba waragiye Mageragere umaze nk'imyaka 10 rero nta muntu uyu munsi bashobora kuba bakuntumye ntabwo ari gusa no kuko nawe urakosa kandi wowe uvuga ahubwo wowe ushyiramo benshi cyane kuruja kuvuga biragaragara ko ntabwo ijya kuri point urimo kunyumva yewe navuze ibyo bamurega ngicyo navuze ibyo numvishe mu rukiko ibyo bo numvishe bavuga mu rukiko ibyo bintu by'amaga ya Pamela n'ibigeze babishiramo ngahibaze vraiment urubanza rwari rwasomwa mu mizi ndavuga ibyo basomye bamubwira ibibazo ndakubaza urubanza rwasomwe mu mizi oya ntabwo ega matwi muraza mugakoresha amarangamutima yanyu okay noneho tubwire none se umva gufada buretse ko Ben yavuze ko atigeze amurega ninde wamureze none icyo kibazo cya Pamela ni wowe yavuze ko atigeze wabonye Twitter yakoze niba ari Twitter niba ari Instagram nabibonye kwa Dum ni wowe wamureze mu kimbo cya The Ben ninde ko The Ben nabonye atavuga ko atamureze genda uje mu nkiko uje kubaza abamu niba Ben avuga ko atareze